agahugu kamwe yarayoboye ibihugu bigera ku 128 yari umwami w'abantu. Hanyuma Imana igira gute? Iramuhuriza. Haleluya. Reba hano uri kumva Bibiliya, reba hano kumva Bibiliya. Abo ni abadayimoni baba bashaka kugushuka kugira ngo urangare. Byandike ku mutima cyangwa se byandike ku gapapuro, ariko urebe hano umenye ko Imana uyu munsi nawe yakugendereye ikubwira ngo uri hagati, ariko uri hagati y'inde ni Kristo. Ayikubwira ngo muntu ubwo bikugoye, nubwo ukene bukomereye, nubwo uburwayi bwakurembeje mu muryango iwawe mu rugo, ubuzima bwawe bwagucanze. Umugabo umwe twajyaga dusengana, hanyuma igihe kimwe umugore agera atuma abana arababwira ngo muze kubwira. So umugabo yarageze mu bukene bwo kugera ku rwego ajya guhiga amafuku kugira ngo abone inyama zigaburira abana, agaburira urugo. Arangije mama w'abo bana akaba ari we mugore we atuma umwana umwe aramubwira ngo so naze kumubwira ko arinda. Nagira ngo mbibutse mu kanwa k'abana harimo ishinga ritagira uburiganya. Umwana we kugira ngo abishe yaragiye aravuga ngo papa mama yatubwiye guhinga. Ariko muri 2020 kuko Imana ntacyo idakora, yari yavuganye nawe, icyo yakubwiye ntabwo kizahagarara, keretse Imana ntabwo ari umuntu ngo yibeshye. Si umwana w'umuntu ugira gute ngo yicuze. Hanyuma arangije nageze iwe nsanga niko kwa minisitiri Imana yaramutetuye, kandi yabikoze mu gihe gitoya, umwaka umwe gusa, amezi 12 yonyine. Nta n'ahandi haciye, bitageze ku mashuri, bitageze ku bundi bushobozi budasanzwe, ahubwo ikoresheje utuntu dusanzwe iramutetura, bose babibona. Nawe rero nagira ngo mubwire ngo Imana uyu munsi yaje imbere yawe ikubwira ngo aka kanya uri hagati, ariko humura, ariko tinyuka, ariko tumbira, ariko mwegere. Haleluya. Ariko musenge Kristo, ariko mube hafi. Haleluya. Ariko nyemere utitirize, ariko nyemere ukomeze, ariko nyemere ukomere, kubera ko Yesu yavuze tabara wo kugushimira. Haleluya. Hanyuma ntabwo dutinda tujye gusenga Imana. Nagira ngo mbibutse harimo igihe ushyirwa hagati n'ibintu utigeze ugiramo uruhare. Muti ibyo ni ibiki se byenda gute? Karande nazo zagushyira hagati. Karande utigeze ugiramo uruhare, ntabwo wigeze uhitamo kuvukira aho ngaho wavukiye, ariko icyo usabwa cyonyine muri ayo mahitamo utigeze ugira, icyo usabwa ni ukwizera nde? Ni ukwizera Kristo. Ni ukwizera nde? Mugabo ni ukwizera Kristo. Bivuge cyane. Ni ukwizera nde? Kristo. Ni ukwizera Kristo. Imana mashini ubyumvise nawe. Reka mbabwire ibyo basogokuruza bajyaga bakora, bagaterekera ibigirwamana cyangwa imandwa enye, kandi hari n'abo basigaye bajyayo kandi ngo baramenye Kristo. Ibyo sinshaka gukore n'abami babe niko kundisi n'ijuru, hariwa bakundu ubutunzi bwo mu isi bakawurutisha ijuru. Sinshaka gukorera abami babe Mariya mirongo irindwi na kabiri ijuru, hariho bakundu ubutunzi bwo mu isi bakawurutisha ijuru. Haleluya. Mirande n'iryohara, hari umuntu wateka ibiryo yarangiza ntashyiremo mirande y'agatunguru wakaranze, bibaho. N'umutima rero uba ukeneye ibindi birungo. Uba ukeneye iki? Uba ukeneye ibirungo kugira ngo umanuke neza, agasosi keza. Haleluya. Reba hano rero Yesu yaduteguriye, Kristo yaduteguriye ijambo rikubwira ngo nubwo uri hagati, uri hehe? Bitewe n'ibintu ugize gute? Nta kizahagarika isezerano Imana yakuvuzeho. Komera Imana amashyi. Haleluya.
uwanyuraga hano uwanyuraga hano undi akanyura hagati undi akanyura hagati undi akanyura hagati baramusuzugura cyangwa niba baragaragara abahisi bose baramutuka yarageze hehe aho kugira ngo abigenze gute aho kugira ngo acunge aho kugira ngo ahindure bya sezerano bya kera aho umuntu yinjizwaga n'amaraso y'abatambyi hanyuma bihinduke igitero cy'indirimbo ya 16 cya kane kirarangura umutanzi nemera baramusuzugura nahindi kubabwira rero izo karande itambere nagira ngo mbibutse izo karande basogokuruza baterekereye zikurikirana ibisekuruza 7 urumva ari bikeya n'ibikeya hari abaterekeraga binego imandwa yitwa binego iyo mandwa akaba igisobanuro cyayo ari sekuruza w'abanyamahane w'abagome n'abicaye kandi ugasanga abakristo bamumenye ntibamwizeye by'ukuri nabo bari mu bugome nabo bari mu mahane nabo bari muri bya bindi by'ubugome byose bitandukanye n'imirimo yose y'umubiri kubera iki ibyo bintu biba n'izo karande kandi baba bataremereye amaraso ya Yesu ngo abeze abakurimo ubwo bugome bwose. Impamvu ya kabiri bajyaga baterekeraga impamvu yitwaga Dango. Iyo yo bajya bayitwa abana bajya bagabyiga, ariko yo akaba ari isekuruza cy'abasinzi. Mujya mubona abasinzi, mujya mubabona mu muryango ukabona ni karande. Yego uko binegowe ni abanyabinyoma, ni abagome, ni abanyamahane gusa n'abicaye. Hanyuma Zangombe akaba ari abasinzi bafite isingwe, kabona mu muryango guhera ku mwana ukabona wagira ngo mu murage byose bigize gute, byose bigenda bikurikirana. Ibyo rero ni karande. Gatatu bajyaga baterekera iyitwaga Nyirasafari. Hanyuma akaba ari we nyirakuruza w'uburara bwose. Ibirara mujya mubibona ko mu miryango duce utekereze ahantu muturanye, cyangwa utekereze nawe mu iwawe mu muryango, cyangwa utekereze mu baturanyi, uraza gusanga ibyo bintu bigize gute, bijya bihaba. Birahaba. Amen. Imana ishimwe. Hanyuma kandi twihuse baterekeraga Byayibere kari ari igisekuruza cya karande y'abashumba, ibisambo. Sibyo? Kubera ko akamabwira twigeze kuba turi mu masengesho, yari amasengesho y'urubyiruko ahantu hamwe i Huye Butare aho mvuka. Noneho turi mu masengesho ngiye kumva ngo umwana atatse telefone yanjye ndayibuze. Kamabwira habuze umuntu yitwaye kandi twari turi mu masengesho, barasaka irabura. Byayibere
Imana ibice 20 atubwiye marayika ukomeye wo ni Kristo. Uvuga ngo Kristo yamanutse. Uwiteka yaramanutse imisozi itengukira imbere yawe nakubonye ukora ku manywa na nijoro. Uwiteka yaramanutse imisozi itengukira imbere yawe nakubonye ukora ku manywa na nijoro. Nakubonyemo imbaraga n'ubushobozi byavuye muri misozi itabimenye. Ni wowe ukora uruhare n'imbaraga z'abantu byarangiye. Abami n'ibikomangoma baragutinya. Haleluya! Zakomeye namubona byanyura. Yesu arangije aramanuka. Amanukana ibintu bingahe? Bibiri. Amanukana umunyururu, amanukana n'iki? Urufunguzo. Ari isezerano buri wese ashaka gutahana kuri uyu munsi riri mu Byahishuwe ibice 3:7. Yesu ni ufite urufunguzo rw'ibizaba. Satani kimwe mu ntwaro arwanisha mujya mubona abakristo banarwana banagira gute bahangana bangana ni intwaro y'ibyahise, inzika y'ibintu byarangiye. Ariko Yesu we arangwa n'iki? N'uyu munsi n'ejo bundi kugeza iteka ryose. Yabivuze mu Byahishuwe 22:13 aravuga ngo ndi Alpha bisobanura byari nonaha imbere kandi ndi Omega ahazaza. Komera Yesu amashyi. Yesu ni ukurengera, Yesu ni ukurengera. Aramanuka, amanukana ibintu bibiri, amanukana umunyururu, amanukana n'urufunguzo. Vuga ngo urufunguzo rw'ibyanjye Yesu ararufite. Vuga ngo urufunguzo rw'ibyanjye Yesu ararufite. Ariko kuri kujyana kwanga kubivuga nawe umwanzi wa Yesu, nawe umwanzi wa Yesu. Abanga Imana tujye gusenga Imana. Amanukana umunyururu, amanukana urufunguzo, kandi Satani wigize akara akajya he? Uwo Yesu wari uri hagati muri cya gihe twasomeye niwe wabaye umwami w'abami, niwe mutware w'abatware, niwe gikomangoma, niwe mukozi w'umuhanga, niwe mutabazi wacu w'ukuri. Mushimire mu icyubahiro. Nzabona mu kumushimira. Tujye gusenga Imana. Ibyari biguteye ubwoba byagushyize hagati ni byinshi. Ibyari byagutanze nawe urabizi neza. Aho abantu bageze bakurwanya, aho abantu bageze bagira gute? Bakurwanya, bakuzengereza. Aho ibintu byagezeho birakugora kugeza ku rwego rw'abo najyana mu mugozi. Urareba ukabona nta formule bifite, urareba ukabona nta hantu bizagana, urareba ukabona nta kintu na kimwe bizacamo kugira ngo isezerano risohore. Ariko Imana ibisohoza niyo kwizerwa, ntiyibeshya, ikora ibitangaza. Na n'uyu munsi iracyakora. Uzi ibiganza tumushimire kuko muramushimire. Ikidendezi cyihindurije, amazi yihindurije. Tugiye gusenga, twatangiye tubwira amaraso Yesu ngo adukarabe kandi adukarabe hose. Tugiye gusoza nanone tugiye guhaguruka twese nawe usigaye, keretse udafite amaguru cyangwa urwanya Yesu, na wa wundi urwaye abwire uburwayi bwe, abutegeke nawe Yesu yamuhaye ubutware. Uri kubyumva neza? Uri kubifashwa, kubyemera, uri kubyakira, uri kubyizera. Imana yaguhaye ubutware. Niba ufite urufunguzo, Kristo ni ufite urufunguzo kandi afite n'umunyururu wo kuboha ikiyoka. Wo kuboha iki? Wo kuboha ikiyoka. Reba hano, wo kuboha iki? Cya Satani. Satani, ikiyoka niyo Satani. Afite umunyururu wo kumuboha. Humura rero, izere, wowe umutumbire kandi ugire urukundo nk'uko yagutegetse. Nibyo byonyine agusaba kuri uyu munsi ku itariki ya 10 z'ukwa gatatu. Imana ishimwe 2024. Tujye gusenga Imana. Tujye gusenga Imana. Wari ufite impungenge
waba utazi uko bizagenda ariko rero hano nturi ku mutwe cyane kuko n'ubundi hasi satani arahaboherwa hanyuma ahubwo hejuru Yesu aratuzamura imbere Yesu aratuzamura aleluya afite urufunguzo rw'ibyaha byose wari ufite uburwayi bukomeye bwabaye akarande ku buzima bwawe bwakubereye umusozi mbibutsa ahantu Yesu ari abantu bakira ibyaha abantu bakira indwara hateranira abantu benshi abantu barakundana abantu barafashanya ibyo ni ibintu biranga ahantu Yesu ari vuga ngo ari aha hantu none se urabona byose bidahari tugiye rero gusenga Imana turasengera abantu bafite abadayimoni b'uburwayi dayimoni w'uburwayi naje gusobanukirwa neza ko burya ari naho bigera abadayimoni bakisha mu ndwara abaganga bakanayikubonamo ariko ari abadayimoni bagambiriye kukwica kandi nta muntu wakwicwa n'abadayimoni bahabwa ubugingo ibibaho kirazira muzaperereze hanyuma byagucanga usenze ukabona biranga ugahita ugana iyo yahahandi nagira ngo mbwire ngo nawe Yesu arashaka kugukiza ariko abarwayi barwaye indwara zikomeye indwara zanze indwara byanze baba aribo bazana mu kidendezi hanyuma abandi twese tuhaguruke tujye juru Pasaka yacu nitwibutsa amaraso y'umwana w'intama niyo yadukuye mu Egiputa aho Satani yicira abantu nimuze twese tumuhimbaze kuko yemeye kudupfira cyo yasatuyemo na rwa rusika yatumye natwe twinjira nimuze kuko yemeye kudupfira cyo yasatuyemo na rwa rusika barimo n'umukozi Imana nimuze twese tumuhimbaze kuko yemeye kudupfira cyo yasatuyemo na rwa rusika yatumye natwe twinjira isemani ije semani Yesu arasenga ati data
saa 5 z'ijoro ku itariki ya 9 naje kumenya amakuru avuga ko igihe cyo kuzungura kigeze, abazungurwa bagiye guhaguruka ku ntebe bari baricayeho. Hanyuma rero nagira ngo mbibutse igisabwa kuko umuzungura ufite ubwirasi bwinshi n'ubwibone, ariko uzungurwa uzazungurwa ko uri abaciye bugufi adashobora no kwemerwa. Nawe watawe inyuma n'ubuzima, Yesu aragufite, azagushyira imbere umwizere. Abarwayi rero tugiye kubasengera, mwarimu araza guhita asengera twese, nawe yisengera kuko nawe ari hagati, nanjye nsengera kuko ni hagati, kugira ngo Yesu akomeze isezerano yadusezeranije. Ariko aba barwaye ufata aho urwaye gusa kandi wizere, n'ibintu bibiri byonyine: ukora aho urwaye kandi ukizera nyir'ubwite niba ugukorera igitangaza kuri uyu munsi. Data mwiza Yesu Kristo, urubaza uruhanga, niwe mpamvu yacu nyakuri, niwe mukiza wacu. Aba barwaye ndabizi neza ko ibimenyetso bizabona n'ibizera bazarambika ibiganza ku barwayi bagakira, kandi bazabona ibyita ntabwo bizabarwara. Dutegereze uburwayi, ndategereze uburwayi uburyo bwose, ari ubwonko, ari umutwe, ari inda, ari amaguru, ari amarozi, ari imyuka n'ibindi bwose, kandi nka Yesu Kristo, izina rya Yesu Kristo, ubutware dufite n'ubwo gukandagira umugunzu w'intare bicibuka, n'ubwo gukandagira sikorupiyo, uraka kandi turateze uburwayi. Izina rya Yesu Kristo, nagushimiraje ko kugira neza urahana muri iteraniro ijambo ryawe tumaze kuryumva, wamaze kumva ko igihe turimo turi hagati rero turimo duhura n'ibitugora, turi guhura n'amakuba menshi, tugahura n'ibigeragezo byinshi, ariko zimwe uruhari muri Imana kugira ngo turenge, hari Imana kugira ngo dutabare, wari kugira ngo utubanire. Niyo mpamvu tugusabye kugira ngo imbaraga zidushoboza kwihangana ibitugerageza, tumara kwemerwa kugira ubugingo n'uwateguye abagukunda. Yemerera rero Uwiteka Imana umuntu wese uri hagati, urinde kwivumbura, Yesu Mana usanga turatsinzwe twese, tugatsinzwe cyane, kugira ngo iri jambo ryawe rigire umumaro mu mitima yacu, kandi rurusheho kutwigiza imbere mu mbaraga z'umwuka, kugira ngo tuzahabwe ibyasezeranijwe. Oh haleluya! Kandi ndagusabye cyane ngo utugirire neza, mwigisha nawe utugirire neza, nawe umufashe Mana, nawe umurengere, nawe umutabare kuko uri umutabazi. Natwe nibwo twisabiye twese kugira ngo mu gihe nk'iki Mana utube hafi kandi uturindire umutekano, turindire ubugingo mu izina rya Yesu. Warebe ibiturwanya, ibiduhiga, imigambi mibi ya Satani ibashe gutsindwa, imbaraga z'ikuzimu turazinanije mu izina rya Yesu. Tunanije imigambi mibi mu izina rya Yesu. Imbaraga z'abarozi n'abakonikoni turazinanije mu izina rya Yesu. Aho umwuka wera naza akora imirimo, naza arengere, naza atabare. Mana we, twongere kuba imbere yawe, umuntu wese yongeye kumva imirimo n'ibitangazo dukoreye. Turakoze Mana, wabana natwe, wadufashe, watugirire neza, kandi umwuka wera kugategeka mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu.
Imana ishimwe cyane kandi inama yacu ihabwa icyubahiro